Ikaze rero nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu ku ijambo ry'umwimerere. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku gitabo Adamu na Eva n'intambara bagiranye na Satani. Kanda like, manzu kanda like kugira ngo twinjiremo, kandi nkaba mbanje kubashimira abantu mukomeje kwiyandikisha. Ni iby'agaciro, ndabashimiye mbikuye ku mutima. Ongera ukande like tuzamuke. Uyu munsi reka turebe ibitabo byahishwe bivanwa muri Bibiliya. Kuki igitabo cya Adamu na Eva cyavanywe muri Bibiliya? Ibaze nawe. Hari akantu k'agace gato twumva mu itangiriro bakavuga Adamu na Eva ukuntu bari mu busitani babuvanwamo kubera kurya ku mbuto, ariko hari igitabo cyitwa Adamu na Eva n'intambara bagiranye na Satani. Icyo gitabo rero kikaba cyari muri Bibiliya, bakaba barakivanyemo. Reka turebe uko byagenze. Icyo gitabo rero cy'Adamu na Eva kizwi nk'intambara Adamu na Eva bagiranye na Satani. Ni igitabo kitari muri Bibiliya, ariko bivuga ku buzima bwa Adamu na Eva nyuma yo kwirukanwa mu busitani bwa Edeni. Urumva, muri Bibiliya isanzwe ntabwo batubwira ukuntu byagenze. Nawe ibaze nawe, ni gute abantu ba mbere Adamu na Eva ubuzima bwabo babayeho, uko byagenze bamaze kuva muri Edeni, aho bagiye byagenze gute? Urumva ko ni ibintu utapfa kuvuga ngo ntago izo nyandiko ziriho. Zitariho nyine, no kuvuga ngo ntago twari kuba dufite n'inyandiko zindi z'uyu munsi, kuko byanze bikunze ibiremwa bya mbere nibyo bigomba kugenda bihererekanywa, inyandiko barazererekanwa cyangwa n'amateka byose kugira ngo tubimenye. Nta kuntu rero waba waramenye amateka y'ukuntu bavanywe muri Edeni ngo ntube ufite amateka yose uko byagiye bigenda kugeza nyuma. Iki gitabo rero kivuga ko nyuma yo kwirukanwa muri Edeni babayeho mu gahinda ngo gakomeye, inzara n'ibigeragezo byinshi, kuko Satani yakomeje kubagendaho kugira ngo abarimbure, kubera ngo umujinya yari afite Imana ko yabahaye ubutware. Igitabo rero kikaba gifite ibice byinshi cyane cyane bigizwe n'imigani n'inyigisho n'amateka ya mbere y'abantu. Reka turebe rero uko kwirukanwa muri Edeni n'umubabaro, inzira y'umubabaro ukuntu byagenze. Igitabo rero gitangira kivuga Adamu na Eva bamaze kwirukanwa muri Edeni kubera kutumvira, bahuye n'agahinda kenshi cyane no kwicuza no guhora bikanga. Urumva ngo bari bamenyereye kuba mu busabane n'Imana, noneho bageze hanze y'ubusabane n'Imana. Bavuye mu buzima bwiza bwo mu busitani aho babonaga Imana bafite amahoro. Ibaze kubaho ubona Imana iteka ryose, ukavamo ukajya mu isi rero aho batabona ibyo bakeneye byose. Bahise bahura n'imibereho ikomeye cyane, n'imbeho, inzara, umwijima n'inyamaswa zikaze z'inkazi, cyane cyane umwijima niwe ngo wabanje kubazonga. Urumva kuba wari urumuri rw'Imana ugahita ujya mu mwijima. Umwijima rero barawutinye cyane, bahita bumva ko ari igihano gikomeye Imana yabateje. Urumva ibyo bibazo byose bahise bahura nabyo, bari bimenyereye kwibera ahantu babona Imana. Urumva abantu mu gihe hano ku isi turota tuvuga tuti tugomba kuzabaho Imana tuyibona n'amaso yacu, bo urumva barayibonaga bayivaho. Urumva ko nibyo bintu bikomeye. Twebwe mu gihe tuvuga tuti tuvuye hano ku isi tukagenda tukareba Imana tukayibona, aho tuyibona, aho tuzabona nayo akaramata tuyibona, bo noneho urumva byabaye ikinyuranyo, bavuye ku Mana baza kuba muri ibibazo bikomeye cyane. Kandi n'abantu bajya babonekerwa cyangwa se abantu baba bari hafi kuva mu mubiri, bava mu mubiri gato wenda bakagaruka, ntibapfe neza ngo barangize. Iyo barebye aho hantu ngo babona isi imeze nk'umwanda kabisa, kuko ni ahantu ngo hameze neza. Uko rero Satani yashutse Adamu na Eva. Satani rero ni umwanzi ukomeye cyane muri iki gitabo, kuko agarukaho cyane, bamugarukaho cyane muri iki gitabo. Arakarira Adamu na Eva kubera ko barafite umwanya wihariye imbere y'Imana. Imana yahaye ubutware Adamu, yabahaye umuntu. Noneho kubera ko inzoka nyine Satani, ariko nubwo abantu bavuga ngo ni inzoka, ntabwo ubundi ari inzoka. Tuzabireba mu gitabo cyo mu Giheburayo ukuntu atari inzoka nyanzoka nk'ukuntu twebwe tubitekereza. Bakomeje gutotezwa rero, Satani arababeshya, yigira marayika, akigira marayika w'umucyo, ariko afite n'imigambi yo kugira ngo abaribure, kugira ngo ntibongere kwibuka isezerano bagiranye n'Imana. Nubwo Imana yabavanye muri Edeni mu busitani, bagize isezerano Imana yabahaye ko hari umukiza uzaza nk'uko tugiye kureba mu mwanya uje. Satani yakoze iki rero?
yatangiye kubabeshya ko Imana yabababariye, ahubwo we akababwira ngo nibasubire muri Edeni. Ariko wari umutego yabategaga. Urumva Satani ari kubabwira bya bintu byararangiye, ahubwo mwisubirire muri Edeni mbere y'amaso y'Imana. Ariko Imana kubera gahunda zayo nyine yagennye kera na kare, iyo mitego yose Satani yabateraga ikabatega, Imana yariteguraga ikabagumisha muri ubwo buzima nyine. Cya gihano cyabo bagiyemo cyo kujya hanze ya Edeni baragikomeza, nubwo Satani yagomeje kuboga runono kugira ngo abarimbure. Ahubwo babayeho rero mu buzima bwo barasenga, bariyiriza. Urumva ko nyine baje mu buzima busanzwe babaho gutyo. Nubwo bacumuye, Adamu na Eva batangiye kwihana by'ukuri. Bamaraga ikinini basenga, barira, biyiriza kugira ngo basabe imbabazi. Urumva ni isomo natwe tugomba kwigiraho, kuko ibibazo duhura nabyo tugacika intege, tujye dusubiza amaso inyuma turebe ko tugomba no gusaba imbabazi z'ibibi tuba twakoze. Ahantu bajyaga rero bakajya ahantu hikingiriye, bakinjira mu mazi, bagahagarara ku migezi iminsi myinshi kugira ngo bicishe bugufi. Bari babaye cyane, ariko banyotewe no kugaruka mu buzima bwiza hamwe n'Imana. Urumva bya bintu byose bari bafite byiza byo kubana n'Imana bahora bayibona, byose barabyicuzaga, bakicuza Imana tuzongera kubona ryari. Urumva, ariko bagiraga n'ihumure, bakomeza kwizera ko isezerano ry'umukiza uzaza ari we Kristo. Urumva aho hari kera Imana yarabwiye ati hari umukiza uzaza, yanzuka akazayambura ubutware ya Satani, ubutware ikazabwamburwa. Nibyo rero bagendera mu kwizera. Baje rero kugira abahungu Abeli na Gahini. Urabizi no muri Bibiliya isanzwe birimo. Adamu rero yabyaye abahungu babiri, Kayini na Abeli. Kayini ararakara cyane kuko Imana yakiriye ituro rya Abeli, aramwica. Ibyo tubifite no muri Bibiliya iyi isanzwe. Ibi rero bikaba ari bwo bwicanyi bwa mbere bwabaye. Satani akaba ariwe wabishyizemo ubugome, abushyira muri Gahini. Urumva Satani niwe wakoresheje Gahini kugira ngo yice Abeli. Adamu na Eva rero icyo gihe babazwa n'urupfu rwa Abeli cyane. Umugambi wa Satani wo gukomeza kwangiza abantu ugaragarira mu bwicanyi bwa Gahini. Ni Satani nyine wamugiyemo, aramukoresha, ayica mwene nyina. Ibindi ni amateka. Uzi ko nyine Imana yashumbuje Adamu na Eva Seti ari we wagiye akomokaho n'abandi bose kugeza ku gisekuru cya nyuma na Kristo yaziyeho. Isezerano ry'umukiza uzaza rero, Kristo ari we wari kuza kugira ngo azanyage ubutware Satani wamuwisha. Muri iki gitabo isezerano Adamu na Eva bahawe n'uwo bose bacumuye, ariko bazacungurwa n'umukiza uzavuga ku rubyaro rwabo akazatsinda Satani. Urumva icyo gihe baherewe isezerano, akamutsindagira umutwe kugira ngo ahe abantu ubugingo buhoraho. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo kugira ngo tuzagire ubugingo buhoraho nuko Satani azatsindwa burundu. Iri niryo sezerano rero ryabakomezaga, kandi barigira umurage ku bantu bose babakomotseho. Urumva? Ni ukuvuga ngo Imana ni umuhanga ukomeye cyane. Imana kugira ngo yigaragaze nyine, nta kintu kiba Imana itabishatse. Bya bintu twigaga ejo bundi muri Didake, ahantu bari kunsaba inyandiko zabyo ndaza kuziboherereza, nkanakubaza nkanaherompera uyu munsi nkubaza nti Bibiliya uri kuyisoma ugeze ku gitabo kihe, watangiye kuyisoma? Urumva ko nubwo Imana yabasohoye mu busitani, yabahaye isezerano ko hari uzakomoka ku rubyaro rwabo ari we mukiza uhoraho Kristo Yeshua HaMashiach, niryo zina rye, ko umubabaro wabo n'abazabakomoka bose hazaza umuntu uzazana agakiza. Ako gakiza akaba ari we abantu benshi twese tuzagahererwamo. Kristo ari we duhererwamo agakiza. Tukaba dushima ko yatwiyeretse aduha agakiza benshi muri twe tutari tubikwiriye. Tukaba dushima cyane. Ni irihe somo rero twavana ku buzima bwa Adamu na Eva? Kwirinda uburiganya, kwihana no kwiringira Imana. Urumva
iki gitabo rero kitwigisha ko Satani buri gihe yinjirira abantu abinyujije mu buriganya, ibinyoma no kuyoberanya. Ariko kandi Imana ikigaragaza buri gihe kuko itegeka byose, ikatubabarira, ikaturengera, kandi iyo tuyiyambaje tukihana, Imana nibwo yongera ikatwiyereka. Mu ntege nkeya zacu za muntu nidukosa tujye twibuka gutakamba Imana itubabarire kuko twihanye. Ibyabaye kuri Adamu na Eva rero bitwereka ko hari ingaruka z'icyaha byanze bikunze. Iyo ukoze ikintu kibi ugakora icyaha bikugiraho ingaruka byanze bikunze. Ariko nanone bitwereka ko urukundo n'impuhwe z'Imana zihoraho kuko Imana ikiri ku ntebe kugeza isezerano yasezeranyije abakurambere bacu Adamu na Eva rizasoza umwami Kristo ubwo azagaruka kugira ngo aneshe atsinde Satani burundu kugira ngo tuzabone kugira ubugingo buhoraho. Igitabo rero mu gusoza, mbere yo gusoza ariko nanone nongere nkubaze, kanda like, sangiza abantu, ubundi utange igitekerezo cyawe turebe nawe icyo bivugaho. Igitabo cya Adamu na Eva rero kitwereka ishusho irambuye y'ibyababayeho nyuma yo kujugunywa hanze ya Edeni. Kikatubwira ukuntu babayeho mu gahinda n'icuraburindi, ariko kandi bagize umwete n'ishya ryo kuguma mu isezerano ry'Imana. Urumva bararengera bavuga bati twasohotsemo byarangiye, ariko reka dukomere ku isezerano twagiranye n'Imana. Tuvana amasomo akomeye cyane cyane yerekeye ibyaha, gukora ibyaha, uko tugomba kwihana, ndetse no kwizera iteka, tukizera Imana ntitumve ko ibintu birangiye, tukomeza kwizera, ukwizera gukomeza kuganza. Nubwo rero kino gitabo kitari muri Bibiliya, iyi Bibiliya dufite kiri mu byanditswe abakristo ba kera ba mbere bubahaga, bifashishaga kandi bakundaga, kuko cyatumaga bakiranuka, cyabateraga kwihangana no kwizera umwami Kristo nubwo batari bakamubonye. Urumva ko iki gitabo byanze bikunze, ngiye nemeza ntashidikanya ko ibi bitabo byose bagiye babivanamo kugira ngo tutamenye ibintu byo kwihangana, tutamenye ko ibintu iyo uhuye n'amakuba ugomba kwihangana ukizera Imana kugira ngo Imana igufashe, igukize. Ubwo rero ni mu ncamake, ariko ugishaka wagisoma, wakibona kuri Amazon, wakibona online, ukandikamo igitabo cya Adamu na Eva n'intambara bagiranye na Satani. Urumva rero ko nta gushidikanya, nta kabuza, ibi bintu byose bajya bikuramo biduhisha kugira ngo tutazamenya ibanga rya kera na kare uko byagenze, uko Imana yakomeje kubana na Adamu na Eva nubwo bari baratatiye igihango, ariko ibaha rya sezerano, isezerano akaba ryo bagenderagaho, ukuntu dushobora kwizera. Bino biratwereka ko Imana nimba ikubwiye ikintu cyizere, ukigendereho kuko kizakwambutsa aho uzanyura hose. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyode. Andika icyo utekereza kandi ukande like. Ubutaha tuzaganira ku bindi nk'ibi bitwubaka.